nije kwigaba ibitero kabanza nkibaza ubanye n'abantu muzu utete n'urusengero rwabo uriki muri pastorale uriki kigenzura kisheke ese turi kumwe kihindagura kinonera kigeza ahantu narangiza kino gukindi maze kubitereka hano kabigabanya ibitero kabigabaho igitero niba ururimi rukomeza niba ururimi rwa rundi rumeze nk'urwakagusha rumeze biriya kugira ngo rube gusaga ngaruri koje y'amezi utavuga hari umuntu wavuze ngo ikintu ndakoze iminsi 40 ikurikirana ngo kiba kirenze kwigana ngo kiba cyabaye seconde nature ni ukuvuga ngo ufashe amafungo y'imisi 40 buri munsi ku munsi wa 41 woje kujya ugashukira ugasanga tukibishoboye ni ukuvuga ngo biba byabaye ubuzima bwe biba byabaye ubuzima biba byarangiye ufashe amafaranga uronse amaturo 40 ya 40 ushobora kuyiha kuko biba byarangiye ahantu uba wageze ahantu utoba ubifa kujegaje tiba bikiri wowe biba byabaye ubuzima biba byabaye imibereho ufashe amasengesho mukerera saa 9 ukabera saa 10 ukabikora iminsi 40 udatuza iminsi 4 ya mbere byo kugora 5 bikanga 20 bikajegajega wogeza 40 ayo masaha yozagera haba n'ubwoba usinziriye ibitotsi bijya by'ufu uza witera hejuru utabizi ugasanga urapfukamye aho usenga Imana nukuvuga ngo tuba abantu tutazi kwimira ngo twime ubundi habavuze ngo gutera amabuye n'imyambi kuba mu bikorwa ngo biroroshye cyane ngo kuruta gutanga ubwoko kwawe kuje gukora mu bandi kurwanya biroroshye cyane kuruta kuza kurwanya iki gice twatuvuze tukugira ngo tubashe gutekereza nihe byapfiye nihe byangiye nihe byananiranye ndinde ndi mwiza mu bandi bantu ndi mwiza cyangwa ndi mubi ndaboneye cyangwa simboneye undi tuzi kuvuga kundi muntu ariko ugaragaza uko uteye uburyo bukwirwa mu bandi bantu bakristo tujye dutekereza kuja mu ijuru umusaraba si uko umeze si uko arakunda hari undi wo gatatu wakoze umusaraba si uko muzi icyo usobanuye se uko baravuze ngo niba ntacupfa n'Imana ngo niba ntacupfa n'abandi bantu ijuru uzabitaha niba ntacupfa n'Imana niba ntacupfa n'abandi bantu ijuru niritaha hariho Kristo butoya bw'abana tuzi duha amahirwe ariko bubyara ubusitare bwo guhagarara aha zikavuga kamera tugataha mwageze ku rwego rwose mutumire natwe iwacu mbese kuba nk'umutumira runaka yindi datuma kuko ubukristo si ibyabereye aha ngaha ubukristo ni hirya yaha n'ubuzima tubaye ubukristo ni ubuzima ubukristo busindiriye ubundi ntibigoye kubivuga bigoye kubiba bigoye kuba ibyo tuvuga twabakristo fata urugero rutoya pasiteri yawe dufata urugero rutoya twabakristo uzuririmba hano uzubwiriza uzutega amaboko uzoganya ariko
ikurikiza rada kuwa mbere kuwa kabiri igafotora ikumvira uvuga ku telefone ikakureba wowe n'umudamu n'abana ikakontorora ibitekerezo biri mu mutima yarangiza ku cyumweru wahagarikiye bikanyurahiza bikazamuka gutyo twese tukabisoma abandi bakabibona abandi bakabitegereza sinzi niba wotangamena cyangwa niba wotaha udatanze yawe niba ibyo bitunaniye ukuri kw'Imana turi abakristu bashimisha Satani abakristu b'Imana ntibarabona n'abakristu abandi banezeza Satani n'abandi batagira icyo bungura Imana ntibagira icyo batwara Satani cyo bituma biza bigora cyane kubona umuntu w'umunyamasengesho apana abana ko ndavuga biriya hakurya payisi umuntu w'umunyamasengesho abanyategeko ntituvemo urugero ntaza mwigahirya babandi bayefose umuriro nibasigare bonyine gusa tube nk'abagabo twabaka bagerageza utakibaza uyu bwana uyu ni umunyamasengesho uyu mutipe niwe kabisa wo mukugiza kamera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane Biblia iravuga ngo baravuga ngo reka bashe kureba Daniel cyane ngo bagenda ku nzu ye bamane baratogera ngo bumva Daniel karasengima bumva mukerera Daniel yongereye volume bega woza gutegera ku nzu yawe wa myamasengesho yo kumva amasengesho cyangwa yo kumva ari ubona cyangwa watongana n'umudamu yo kumva kumva Daniel abandi kumvisa amasengesho Noeli yishyuwe n'amatsinda n'amuguzi yishyuwe n'amaguru batatu Noeli wanasifiwe niyo tuvuga nitumara tuvuge na nyiri Noeli twangiza Noeli yishyuwe n'amatsinda abandi kibigeze bamenya makuru wanasifiwe Noeli yishyuwe n'amaguru batatu izindi zose kwiza utekereze iparuwase zose uko zakaba haba no kumenya amakuru y'icyaha leta haba no kumenya icyaha abavuga ubutumwa ntibigeze bamenya ko Noeli yabaye wanasifiwe abantu ba mbere bamenye ko Noeli yabaye nabumwe siko ni bande bamenye bwa mbere ko Noeli yabaye nabumwe wachungaji makombe twese sio kandi cyabamenyesha amakuru bakanguwe n'amajwi y'intsinzi y'abamarayika ngo baririmbire mu isanzu ubundi ijambo inkuru nziza byavugwaga n'abagiriki batabarutse bavuye gutsinda urugamba iyo batabaraga bakagwana bagatsinda ngo banyuraga kure bagera ku marenga arangiza iwabo ngo bakarangurura mu misozi ngo bakavuga ngo ni inkuru nziza y'umunezero ngo kuko batsinze urugamba ngo barangiza abamarayika bagiye kuza ntibabwira abantu birenze ibyo bazabona nabo ngo barangurura ku ijwi rirenga wanasifiwe ngo bamamaza intsinzi baravuga ngo ni inkuru nziza y'umunezero ngo bakicamiriza mwumve namwe makuru ntihagira abandi bumva abantu abandi baza bazerera abapfumu bari bavuye kumva z'abapfuye kuzura ibwinshi Satani utubare byakinguye ya Bwana sifiwe amakuru amenya bumwe gusa niwe wamenya ko Noeli yabaye gusa bavandi Noeli ntiza abantu bose Noeli si ikinyamurenge si ikiragwa si ikinyafurika ivuga bya Yesu ni ikintu cy'abandi n'abacu nabo data yashatse kumenyesha icyaha yashatse kuba Rwanda rujyana Mariya na Yosefu basa bari maso barera kandi ngo bamenyeshe ababonye bitangizamo ngo icyaha
bamenyesheje babungeri icyabonetse n'isi ngo rabira ngo Yesu yaza abungeri wanze ngo bane kubikumva ijoro ngo bahindura arabura Bibiliya ngo basubire mu byanditswe ngo bamenye neza ibihe bigeze bavandi niba hari ikintu Satani akora bwa mbere reka nkubwire umwanzi wawe wa mbere ntabwo turi batinze ko turaganiragamo ariko ndarwanike nta kibazo umwanzi wawe wa mbere zamubabwire ntabwo ari umutura ntabwo ari ugusenga umwanzi wa mbere ntabwo ari umugore we si umugabo umwanzi wa mbere si babandi zatera haleluya bagakanyaraza hari igihe tutera haleluya bavuga ngo kamatungo kugira umusatsi we abandi bagabo kamaje mu soko kandi bakamaje mu WhatsApp uko bose abanzi ni ukuri kw'Imana ndababwira umwanzi wa mbere uzi umwanzi wa mbere pastor ni impamvu yo mu mutima wawe yagutesheje gusoma Bibiliya ufite Bibiliya mu rugo nta tegeko rikubuza turahuma uri wenyine icyumweru kigashira udasomye Bibiliya niba hari umwanzi wawe muri isi niyo mpamvu yakuruje gusenga mu mutima wawe niyo mpamvu yakumazira guseregeta imara inyota ukamara icyumweru ufite Bibiliya tuyisome ukamara icyumweru udafuka mudasenga udafunga warangiza ngo uratera haleluya hano uzuyitera abazimu bose bakamahaguruka bose bagashayaya ikintu kiraho cyamutumo gifuye nabi impamvu zizotuma useba muri isi zizovaho aho Satani yahagaze ikakubuza amafungo ikakubuza gusenga ikagutesha gusoma bibifite wenyine saba abaturanyi saba abavandimwe si ubukene ni impamvu ikubamo ya Satani izayinjira mu mutima ikazinyitara ikasinya igasibanga umutakibagirwa yari agashira ikimika amatwara ya Satani gusinzira kukaba kunini umwijima ugacura mu mutima Bwana sefiri yanyenyere yo mututu bikazima nuko umuntu agasigara arindagira tugasigara dushitwa n'amatangazo agasigara amasengesho y'amatangazo ngo badutangaje uduma abakristo ndi batangaje ni tangazo byatera umunsi basezerana kurwanya Satani ni tangazo ridasubirwamo ritangaje ibihe byose no kuvuga ngo atumoma no kuvuga ngo c'est occasion de combattre comme c'est le peut-être Bwana sefiri ariko umuntu aragenda Satani kamumara imbaraga gashira ikamukonyanga na Bibiliya ndayisome Bibiliya iravuga ngo nyamara bibere yabo bari beza cyane ngo kuko bahoraga basubire mu byanditswe ngo barebe n'ibyo Pawulo azababwira ngo ariko kuri kwafuye ku Mana muzabayumbe batazasoma Bibiliya ni nk'ingabo zatabaye zitagira urusasi ngo zirwane n'amadrone ni nk'ingabo ziri aho zitagira n'umwe mama mwe Bwana sifiwe sana we ya neno la Mungu chakula na dawa ya roho neno la Mungu silaha neno la Mungu nguvu kupambana na shetani neno la Mungu Biblia soma magambo yako ngoma zikuonekana yaja ngwageze munda yanje ngopinduka umunezero n'ibishimye ndi mbabwire mu bakristo ko turaganira n'abavandimwe mu munsi no kuganira rusu kumeza ndawo rugero rutoya amata ntabwo ari byo kandi imboga ntabwo ari ibiryo nubwo hoba nk'inyama n'isamaki ntabwo ari ibiryo ni ukuvuga ngo ibiryo n'imiti kugira ngo tubashe kurya mwinshi nuko haboneka amata kugira ngo umutsima utworohere ese siko bimeze kugira imboga kugira ngo umuntu akoze mu mwita y'amamira munini cyane ni ukuvuga ngo igaburo mu mutsima ngo murye umutsima ugire n'ubuzima bavanye ni ukuvuga ngo aya makorasi n'ibisimba n'ibindi ntabwo ari ibyo bigira ntabwo ari ibyo bigira
isaha y'icumi n'umunani 30 ngo ndatera 40 ntabwo ari byo ibiryo nyabiryo ni ijambo ry'Imana. Nubwo umwana usoma ijambo ry'Imana uzomutinya muri iki gihe azohagarara igitaha azohagarara imyaka 10 azoba ari muri za mbaraga atangira. Ariko nubona abantu bari puwe kandi gusa nta jambo ry'Imana bagira uzobahereza igihe kingana n'imyanya ntoki uzombwira amakuru yabo kubera ko nta mbaraga ntaho bahagaze nta kintu gihari. Bivuga Bwana asifiwe. Amen. Mbona bere ngo bazaba ngo barabaza mwese ngo abone bana ngo barafuga ngo nabavuye w'isimo ngo bagezejwe hano niki ngo bagezejwe hano ngo kukuntu bakunda Imana yabo ngo banesheje yanyamaswa ngo bayinesheje guhamya kwa Kristo ngo n'amaso ngo Imana ukama w'Imana banesheje yanyamaswa bayinesheje guhamya kwa Kristo niki kizanyihana ni ijambo rizarihamya Kristo. Ijambo w'Imana bavanye nimusome Bibiliya sizi usanga abakristo badagisoma Bibiliya umugore wawe urabizi ko adasoma Bibiliya warangiza ngo yagiye mwiruduma yiki kwanza yagiye kwendiki hako Bibiliya abantu bagaga binjiye nawe Bwana asifiwe. Amen. Wewe asifiwe. Amen. Abantu bakabiri binjiye nawe niba abanyabwenge bavuye sawa kama niyo bamenye ko nawe yaba nukuvuga ngo Emausi ni murira iriya kweta mweze sichwa hiyo. Amen. Iruhande rw'amaseni duhongore mushikaye mu mahurungure ngo zimenya ko Noeli abandi batari bayimenye n'abanyamahanga bari kure cyane naho bari mu jumba bose ntamakuru bigeze bamenya ngo baririye kure cyane bamenya ko Noeli ngo bagenda bayoborwa na nyenyeri mu kugeza bageza ku Imana yavuki bavanye aya makuru turayazi turayamenye tuzatuyumva ko tutubaye Noeli ni inkuru nziza niki ni ubugingo bwakira ubundi bugingo butsinda ubwari buhari ni ubuzima butsinda urupfu ni umucyo ubisikana n'umwijima n'itandukaniro rya kabiri rihabanye n'irya mbere ni sunzu wa kera na sunzu musha wapfanye na Kristo akaririmba ngo hayo yanitosha Noeli kabiri abantu hayo yanitosha Noeli kabiri abantu. Bwana asifiwe. Amen. Ongera kandi kantu gatoyi umuntu yageze muri Noeli ya Yesu. Apana Noeli iya madini yo kuri 25. Noeli nziza. Nukuvuga ngo Noeli ingi twatwinjira niwe yabaho. Noeli nukuvuga ngo no ni negation. Mbese bwana. Sino ni no. Ele ni Imana. El Shaddai. Eli. Nese atombo eli na masabakata. Nukuvuga ngo ni Eli mana yanje. Iyo abaroma niyo Noeli nukuvuga ngo nta mana niyo tuzokwijije uko niyo tuba mu nta mana kwifurije Noeli nziza kwifurije nta mana nziza niyo yindi Noeli tubamo niyo yitwa twiko tubira na twese niyo twatwijije ariko Noeli ya Noeli Bwana asifiwe. Haleluya. Nibindi bitazana lefese nibindi bitazana kwa munana ni n'ubundi bugingo busha Bwana asifiwe. Amen. Nuzi ndazagara nuko gafisika biba bibona ukayibabi ndagafuka bawo bapfuye maze kubona n'abatindiye maze kubona abagabo babiri kandi abagabo bambere ikigwa cyane umugabo umwe ukunyuza mugana nivuga ko lakini wao azayicara nyarapidishaki ako nikabura ruhanda ko tukira muri ndishyakwiri zane rwanda batagira n'ishubi umugabo wese uramo kureba no twarangiza bakaririmba
tugasenga ibintu tukavuga kokwe disikete y'abadamu bakazati igitenge hariya toni gataka ririya akamurwa n'isereri ngo sinzi uko abaye bagatomboka wa mugabo ari hariya akabareba bitego se kwicara noneho twasohoka hajya mu hantu w'ishingwa ariko yarakeneye kumbaza twagera no hirya muje ndaguha ingutike yanjye sinashobora kuvuga mu bwinshi ngo nuko ngo nugenda uzotura bakiriza rwanda yaje kumva ukuri kw'Imana n'undi mugambi mugabo kandi abona manje wo kukibanza ari nta mafaranga abaye havuga haleluya nta komande bwaca kuwa gatandatu akankurikira iyo mpanzi warakeneye ko tubona yamara akambwira ngo ngikarite guhamagara umugore n'abana ngo baze uko baramutse umugabo ni iki umugutano ugashira atavuga kandi uri gukimana izamumaze mu gucembaza pasiteri wawe arambwira ngo uyu mugabo ngo azarara mu rusengero le premier z'ukwa mbere ngo akageza mu kwa 12 ntazavuga ntazasakuza azarara asenga mukamukeraho si bene barya mbabwira iyo groupe ija kuzima izigera mu bitaramo yashika bisinzira kuko Imana yatubonye nguko Imana yatubonye cyangwa bakabanza kumara amasaha abiri babagambana bamara bakoma gusenga bamara iyo ni etape ya kabiri igaragaza groupe igiye kuzima igeze mu marembera satani yishimiye ni muri the situation azarara amasengesho hazavuga adasakuza abamadera iyo bavuze ngo bazayifuza tubise amanuka mu bandi iyo bavuze ngo banebwe bose basigare bicaye asigara yicaye ariko bamwitegereza uyu mugabo yamenye Yesu wafeka uyu mugabo yamenye Imana ese turi kumwe ntaho twebwe tuzi gushiramo ngo nishire tubashiramo ngo nisamu ngo tukege n'ucuranzi ngo birabo kuko tumbira ngo nyongere volume kugira ngo umunezero we mwishi cyane kandi umunezero ndahuriye na volume tituzi gukorwa n'umwuka no gukorwa n'injyane la de combiner les choses d'une manière titurabitandukanya kubera ko turabakuru ariko umwuka ni ikindi kiza gisimba ubugingo kandi gusa konza niba kikanibutsa ubusamani bwa kera cyane ibutsa inzoga za kera harira kuwenda gupfa haleluya Mana sefiwe inafuka ngo muka ukuri naza wazagira ngo azatsindarisi ngo alemeze byaha ya muka w'Imana haza twemeza itegeko z'abantu haza twemeza ibyaha by'abantu haza tsindaje akemezaje akampodisoni murije akaseja murije kagira ifunwe murije ngahindura agashitsi murije atutekereza aba bantu nibaza bakurushiza bw'Imana bungana aba bantu nibaza bakurushiza imbaraga ngo mwaravuze ariko abagabo umwana ntangaje ni abagabo muremye kupunja utunaba niki manda aturiya mugabo wabwira kuriye kuri rutari jewe nabyo twarayemo jewe napfuye ukuma nibuze ko numvise yaje ariko u Rwanda none iwe harabashije kwiyasaga tuye mu bantu je ko napfuye avandi tuzi kwihagararaho ariko muri twebwe Bwana se amen hari ibindi bitagenda yavuga ngo twokwisuzuma ngo titwogirwa urubanza twokwisuzuma twokwisubiramo Bwana sefiwe buriya ni ijambo rimaze iminsi umutima uburyo tuzi kuririmba no guhangura ariko tubanirwa kubana neza n'abandi uburyo tuzi gutarama no kubwiriza amasaje tugatondeka n'amateka ariko tituba abagwaneza titube abagwaneza
umusaza umwe rero w'iparuwasi nini cyane nini. Abahungu bajya kwiga teoloji ngo bave baramwirukana mutabyaza. Abahungu batirukana ibyayishuwe basobanura amafarashani. Bavuga ibyanyabugati neza y'amabumba barabimenagura barayimanukana biriya barayirambika. Umusaza tuvira ahangaha, uwo musaza nguko baseze muri le premier de 30 ukwezi kugashira umwaka ugashira yagaza bwiza agasoma Matayo 5 heri wenye moyo safi maana watamwona. Kuimbinga mzee karibu. Heri wenye moyo safi maana watamwona Bwana. Kuimbinga heri umwaka ushira abahungu bize nimuze muri wali paruwasi amezi 3 byarasambukanye barayimagurana barajyana bamenyana amazina y'abanyina n'utundi tuntu twose badusomera hanze amakuru araba birasambuka abantu bajiye abandi biruriri ngo one yarangiye bati mugore muzehe abantu bamenya ko muzehe azosubizwa paruwasi yiwe ku cyumweru abantu bambaje mu madirisha ikanisa ryaheka bati kare muzehe kubwiriza dusoma muri Matayo 5 heri wenye moyo safi maana watamwona. Abantu batigicyo twatwaraze kabisa muzehe yo uri paruwasi kubisa heri wenye moyo safi maana watamwona Bwana. Afanye kidukeneye ubuhanga dukeneye abavuga ibyo babana kidukeneye amateori Bwana asifiwe. Bafashe Bibiliya nk'impamvu ibaresha gutongana kamutajya ubanza n'umugabo wawe baragira ngo urwacu umwana ukagushima aravuga ngo Dawudi na Goliyati bararwanya urugero ngo nkukuje Dawudi ngo n'uyu Goliyati ubanza kwari muri leta baravuga ati nkuku kwanje Dawudi n'uyu Goliyati uko n'ubanza barimo noneho tugira hano hanze ubuzima tubayemo twajya kugira ibyo dutongana tugatonganisha Bibiliya twabanyamayeri buryo guhegeka Bibiliya akaba ariyo dutikuraniramo ngo abonaga buriye ngo nibo bambanguriye umugezi ngo abanzi barangose uko ni banyina wabo ngo barantobaguye. Dawidi yaza avuga Kristo uzobambwa abanzi bakamugota bagafindira imyenda ye bakamutobagura akafindirana ngo abisi bahamugira warangiza ukigira Yesu ngo banyako wanyu baragutobaguye ngo abantu duturanye ngo nafashije ngo nibo babambera umugeri timukaza mufata Bibiliya ngo wihuze n'ubuzima muri ndivuye namwe Bibiliya ndivuye namwe Bibiliya ni impumeko y'Imana itabasha kugira ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bifite umumaro wo kwigisha umwana. Hangana abantu bazaba umugore yabyara bwasoma muri ibi niyo avuga amakuru y'umugore wabyara yarangiza ishuri yagazatirisha ayandi manota ya nyuma yakoreye amakosa ngo ahantu basoma nawe muri Bibiliya muza muyisoma muzi Bibiliya mu bugingo bw'Imana Bibiliya ni impumeko y'Imana Bibiliya ni Yesu Imana w'Imana jambo y'abayahundu mweze sijwe jambo y'abayahundu yamba n'ubiki jambo ni ibingibi niyo jambo ry'Imana Bibiliya niwe jambo ry'Imana kandi bakuru yanyu muri avenue muri quartier ntaho Bibiliya ihuriye n'ubuzima bwawe. Abantu bagatatu binjiye Noeli ni Simeoni na Ana. Wanasifiwa. Simeoni na Ana niyo abantu bagatatu binjiye Noeli. Ni hema ngo babara kucyo. Ngo bari basenze mu mwami Imana ngo ntitugapfe tutabonye agakiza k'Abisirayeli n'akamahanga yose. Ngo barahamba epidemi zikaza bagasigara ijorozo bikaza bagasigara intambara zikaza bagasigara abandi bakajamo inyago bagasigara ngo barindira mu gitaramo ngo ntibagapfe batabonye agakiza k'Abisirayeli ntibagapfe batabonye agakiza k'amahanga yose ntibarindira iwabo ntibarindira hirya ngo barindira mu cyumba bivuze ngo ngo asakashe imyaka ngo ageza 8 ngo ashyiranga agahimbaza Imana ngo yategereje icyo Umwami Imana azakora sibyo ngo yarahungu Bwana Simeoni gitangaza Mariya na Yosefu baza n'itubo ry'abakene uwo munsi Yesu umwana baje gutura niwe wenyine nyina na se bazanye niba pauvre malheureux le pauvre le sinzi
les pauvres au carré, les pauvres au qui, les cadres, nous pouvons avoir quel est la banyakushi nibo bonyine babuze turo batangira umwana wabo ngo bazana kantu soya ngo basingiriza umutambya mwakira n'inenesi umwana w'umukene ngo baramuhereza avuga amagambo kanga yamenye icyabana ngo bafire kumushaganya Simiyoni biriya ngo yamarize imbaraga z'umwuka w'Imana nimuheze sicyuye ngo yumvikana cyabaye yari yarakumye ngo yoburwa n'umwuka w'Imana ngo azarandaranda azahinda Simiyoni ngo azayimuka kisaza cyakumye cy'imyaka ijana ngo arahuta asanga aho Yosefu na Mariya bari bahagaze ngo bamaze kubasingiriza ngo fata wa mwana ngo aravuga ngo Mwami Imana ndagushimiye ngo ko niboneye agakiza k'Abisirayeli n'amahanga yose muzi gitangaza abandi bose ntibamenye igitangaza umutambyi yamenye icyabaye cyamenye Mariya cyamenye Simiyoni na abandi bose amateraniro arabangira n'ukuri kw'Imana habe no kumenya icyabaye niko bizamera muri isi uko tuba duterana siko twese tuba tumenya ibyabaye bizabimenya babandi data yabihaye bizabimenya babandi data yabihishije ivy'Imana tubavyiga ivy'Imana sugukanika ivy'Imana suguhanga ivy'Imana tubabihawe birevo ngomenya umwana ngo keretse wose yashatse kumumenyesha muri teologi y'Imana muri yaba muri Pasaka habaga Imana tuba twarayakiriye twese abije Pasaka ariko Imana iba mu mwana wayo n'ubushatse kumumenyesha muri byaravuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha ngo yatoranije mu mubyo ngo bishiti ngo rangiza Simiyoni ngo fata kakana ngo kaza yumva itangaza cyabaye ngo arangije ngo yisabira urupfu ariko mu mwami Imana none ngo uransezerere nigendere ngo icyo nari ntegereje nakibone n'amaso yawe ngo hazi igikecuru cyapfakaye kitigeze kibyara kidafite umushiha ngo cyaza kigenda kikumbagurika kidakenera bitera intege yarasezeranizo mu mutima biravuga ngo bazasubizwa mu intege ngo bazambikwa amahoro ngo bazatumbaga mu kirere ngo bazakuka exiga ana ngo arahita wanazimi wasingira babo nje mu kwa Simiyoni yarusingiza ngo shushu ya nzogucira inkeri no je ni byabana biwani ngo fata rwa ruhinja ngo aravuga ngo yewe mwana ngo uzobe kigusha muri Isirayeli uzogusha abami n'abatwara uzositaza imitima y'abagabo n'abagore ye muzigo jambo rivuga ngo azobe kigusha n'igisitaza nukuvuga ngo abasigira ibitangaza uzobasenya ngo abafarisayo bazozana za Bibiliya n'amakanzu yera n'amategeko nurangiza ubasomera ivyo bari mu mitima nibwo yaza babwira ngo mwamfamwe zisizingwa imbere y'amagufa nini mwabikombe mwe byogeje inyuma imbere ari imyanda n'ibyabose uyu mwana ni igisitaza sinzi ukuntu ari igisitaza aramisa umuntu azaza avuye kwiba yagira ngo asiba agasitara kuri uyu mwana ese siko bimeze umuntu azaza agasitara kuri uyu mwana ariko tuzi ukuza wiba tuzi ukuzibesha nibuka kamuwasubirire ngomwe ngo yabwiye Imana ngo ndashaka yo mu ijuru ndarambiwe uti Imana tsaba mbere yuko uzaga ibibazo umugore n'abana ko bakuzi umugore n'abana ati tuzira hangaha n'imisi waraye mu kuzura urira ati tukuzi ubiyo gende ibire ngo twakubwiye ngo bigendere Imana tugende basitore itore bati ku gitabo cy'ikanisa niwe wa mbere ka jambo ryawe turaburana